Sheri waramutse umeze neza maze kwitegura rero ndi kubona amasaha yacitse ngiye ku kazi. Sheri nawe basi ngwino wicara tubanze tuganire. Ariko ufata iminota mikeya kuko ngiye kujya ku kazi ndabona igihe cyacitse. Sheri umeze ute? Meze neza. Urashima Imana? Ko uvuga buhoro se byagenze bitabaye iki? Yego, koma ndi kuvuga buhoro. Ni kwitonda. No kwitonda. Okay, nanjye remeze neza. Rero nkuko maze iminsi bivuga ariko harantu ushaka ko tuzatemberera. Uyu munsi ndabona wabyubahirije nakuzanya hano kugira ngo tugire icyo tuganira. Hanyuma rero numvaga nifuza yuko twaganira nkuko nagukunze nkakubwira uburyo nkuyumva. Kandi ndakeka wabyubahirije ndumva hano hantu uhawe ikaze kuko twatumaranye iminsi. None se musore, nzi ko ari ahantu nzanye kuruhukira, none nzanye hano muri ibi bihuru. Ntabwo ari ahantu h'ibihuru, umunsi ubona ari ibihuru n'ahantu hameze neza. Ubu se ahantu unzaniye inzoka, nzi ko twakabaye tujya ahantu heza nko muri hoteli cyangwa se kuri bara ahantu, none nzanye mu bihuru. Oya humura, njya gutegura kuzana hano ni ibintu nari natekereje kandi nari maze iminsi hareba neza nta kibazo gihari. Humura ntabwo nakuzana habi kandi uzi yuko ukunda rwose. Ntanga isazi zikanuma ukazana ahangaha njyewe. Baba bituje kuko mukunda ko mwitaho sibyo wese n'iki nabona gukorera koko. Sheri nawe ugerageza gusezeranya umuntu ibintu kandi ntubisohoze. Sheri ni kabiri uhabikora. Kubera akazi kenshi mbafite kandi nawe urabizi. Ase akazi kenshi undi kakurutira urugo. Icyambere wibuke neza twasabye uruhushya, ntabwo ari ukuvuga ngo usibye akazi ku kazi batabizi wambabariye. Sheri ndabyumva ariko poroje nyinshi reba abakozi baratangiye kumpamagara ndagira mbanze ngende nzisoze, nimara kuzisoza ndaza duserebure isabukuru y'igihe twashakanye. Uransezeranya? I promise you. Njye nta mutima mubi mfite. Ubu se wansuzuguye bingana gute kugira ngo ujye kunzana hano muri ibi bihuru? No, humura. Tujya kuzangaha byaro umugambi kandi nawe wari wabyemeye. None rero ihangane tuganire kugira kari ku mutima wanjye kuko nta kintu cyagukoraho kandi mpari. Umva rero nkubwire, iyaba washakaga kugira ikintu mbwira gisipatika wakabaye unjyana ahandi hantu ariko utanzanye ahantu. Reba ibihuru, twebwe se hano tuza mu bihuru turi inyamaswa. Wabuze ahandi hantu heza wanjyana unzana ahangaha? Oya rwose. Hanyuma wumva ahantu heza ushaka ari nka hehe harutanga? Ahangaha mu Rwanda rwacu harimo amabare menshi kandi meza cyane, ahantu umuntu yaruhukira ukambwira ikintu ushaka ariko utanzanye hano. Umva nkubwire mukunzi wanjye, reba hano nkwibwiriye nkuko twaje hano nifuza yuko wambera umukunzi. Ibyo byose utekereza kandi wifuza uzabigeraho kandi ndabizi neza ko byose bizaba ari ibyawe. Sheri nizere ko rero ibintu byizanyije rwose umunsi uri bubikore. Sheri ndabikora n'ukuri kose. Sheri ndabikora ahubwo se Sheri nza ko kuzanira gake. Sheri nawe uretse Nkunda keyuma rwose zigiye kuzanyica. Sheri uzi ukuntu nawe uragambyifuza kuba muri iyi si.
ntabwo wabyifuza kugera Imana ku rwego yakumpaye ngukeneye ntabwo wabyifuza kugera ku rwego njye nabyifuzaga koko ariko se ubona utarashatse umugabo mwiza ashiri nyagasani yarandengeye pe kuri ashiri ngaho rero umunsi mwiza kirabaka sheri ndagukunda kandi mu kanya ndaba nkuzanira akagifuti ndabizi neza poroje uyu munsi iragenda neza sibyo nizere ko utari bumvise bayi oya ntabwo nakoresha ugire akazi keza sawa nawe ugire umunsi mwiza yego yakoze wabona agenda ntabwo yamenya ko aba ari gutoba umuntu gusa nagenda afite gahunda afite n'imbaraga bajye baza bagira ibyo bakorera umuntu ni ukubona agenda gusa nta kindi ashoboye ubu ngubu warebye usanga ahantu ugomba kunzana kumbwirira iryo jambo ari ahangaha mu bihuru unzanira inzoka aba ari zo unzanira ahangaha oya humura ntabwo nakuzanye hano kugira ngo izo nzoka arizo zigira ahubwo naje hano kugira ngo tuganire ariko ibyo byose wifuza humura n'iterambere ndaryiteze kandi nzakujyana ahantu heza haruta naho ngo utekereze kuba twaje ahangaha twaje kugira ngo ugiye kubwire ikindi ku mutima kandi nizera yuko wawe karibu ukanayitegereza ibyo byose utekereza ntabwo bizabaho ubu se ufite iki gifatika ubu urabona ari iki kintu wazangizaho utabanza ngo unatekerezaho ahantu tugomba kujya ukazana hano mu bihuru oya ariko yagize uko ujya usenga wasenze imana iki kuba twaje ahangaha cyangwa se kumanga dufite iki tutagira kwizera humura reba humura wowe yitegereza neza ubu mfite nta kintu na kimwe uzigira ibyo byose uvuga ubizi neza ko imana izabiguha ahubwo sheri kuko nafite akantu nakuzanye impano ugaseka se kandi nari nkubwira ijambo ryiza zanandera banza wize iryo jambo hanyuma mpite imana yawe nziza nakuzaniye rwose bimeze bite umukobwa meze neza ameze neza cyane pe ariko mana nyagasani ufitiye inkuru ubu tuvugana rwose umva cya kigabo nta gihari ugomba ufite umugabo uri kubinkorera muri iyi minsi mana we ese umuntu uzataha akakubwira ngo ndananiwe reka niryamire ugacya nta kwirirwa mu rugo n'umunsi n'uyu n'umwe ngo mfite akazi mfite amaporoje wowe ngo wamukorera iki noneho nta kintu n'iki na kimwe ashoboye sha reka we hari abasore bafite gahunda bafite n'imbaraga pana uriya wo gutoba abantu ni ubusa gusa ni umunwa no kubona agenda gusa nta kindi shashari umva nakubwiye ngo uriya we nubwo namushyira ku ruhande uretse ko nawe ntamushyira ku ruhande nyine ari wo mu rugo ariko ubundi agomba kugenda uwo nguwo ufite gahunda n'imbaraga akaza urumva akabinywera cyakoze yenda igihe nzaba numva amafaranga nyafite yiwe pe nashaka azagenda yenda uwo mwana nawe musigarane tujye twikorera ibyo dukora mani abikora neza rwose nkumva ndanyuzwe cyane mbona n'ahantu na hamwe hahuriye n'uriya mugabo shameze neza umva menya n'icyo yanyaka cyose ahari nta kimuha
urumva umushegeye se okay andika nguhereze nimero mani nta mpamvu yo kujya umuntu atobatobwa na ziriya nyatsi hari abantu bafite gahunda oya nyine umuntu akaza nyine ari ubwo kwizina gusa ari uwo kubona ku isura nta kindi ashoboye umva sheri ikibazo ni uko numubona nta n'ubwo uzamureka ahubwo uzahora umwifuza iteka yewe umva utaza kuntera guseka kandi kanimero ubundi uve muri ayirekane n'izi nyatse z'abagabo ziba ziza zidukinisha umva cyangwa nyikohereze muri message okay sawa bye nyine ubwo uraza kumbwira nimuvugana uraza kumbwira ukuntu byagenze ariko ndabizi afite gahunda niba n'umwana ubikora neza umva cyukoze rero ni ukuhaguma aho ngaho kugira ngo nyine abantu batakunyuzamo injiji ariko nyine uwo mwana kimugakora akamasaje byiza byiza sheri iyi ni aderese kugira ngo umuntu nyine batamubona nabi ngo bamufatemo isura mbi rero nari naguteguriye impano nziza cyane y'agashanete nakushiri waya ufite amatsiko menshi ngahita ni nkakwandika sibyo urabyemeye ngo banze ariko mana nasuzugurwa itegereze neza iyi shanete ya senkisa oya ariko humura senkisa ijambo ry'Imana rivuga ngo iryo ni itangiriro senkisa ikimenyetso umva oya ikimenyetso kikwereka yuko ibyo dufite byose cyangwa ibyo nzatumwa byose Imana izaba kandi ndabizi neza ko biri hafi kugerwaho kandi byose ni ibyawe ariko ndasuzuguritse cyane we ubu iyi niyo wabonye rero nzanira sheri humura nzaguha n'ikindi kirenze icyo ngicyo iyo mpano nagutegura ni impano nziza cyane ndayijyanye ase uragiye ndayijyanye kandi sinzongera no kukubona amaso sasa genda uriya mukunzi wanjye nari nazanye hano akaba ankase kuriya ambwiye yuko nta kintu mfite yo mpano ukwiye kuntabara kabisa ukwiye kuntabara kuko ugeze ahantu hatari heza ariko ndabizi neza yuko nta kintu utashobora biriya ni ukugira ngo anyereke yuko wenda nsuzuguritse aragenda abitekerezeho arabuze kuza kumbwira ijambo ryiza buriya umugoroba shire maze iminsi mbona utakishaka kuwufata nk'umugabo wawe utagishaka kuyikoza gusa ubundi iyo wiyebye uba muri uwo mugabo icyo uzi ni ukundisha umubiri nta kindi gusa naho ibintu bigeze yasigaye nkurisha umubiri mu gitondo ngiye mu akazi nyine niko washyize imbere nta gitekerezo mu rugo nta guha umwanya umugore urumva nyine akazi ese ubundi hano naje kuhakora iki waje kuhakora iki muri umugore wanjye simwitaho simumenyera buri kimwe cyose reka nkubwire kunyambika kungaburira twagera mu buriri nyine ugasanga ntacyo ushoboye ibyo ntacyo bivuze n'iwacu byarakundaga kandi njye nawe tujya kubana wambwiraga ko nagufataga neza none umaze kurengwa umaze guhaga ubuto bwanjye bumaze kukugeramo none usigaye wifata ngo ntacyo maze mu buriri nawe umva nkubwire James umva nkubwire ibyo ngibyo ntacyo bivuze
ubwo butoni wacu bwarahabaga uri kumva ibiryo byiza byarahabaga nararyamaga nkaryama ku buriri bwiza aha ntabwo naje kuba umukozi rero ujye mu kazi ugende mfite projet yerere ibintu nk'ibyo nyine nurangiza uze kugaruka unsanga ahangaha nyine njye naje kuba umukozi muri uru rugo icyo navuye iwacu nsiga nicyo naje nje gushaka ariko nicyo mbona ntacyo ku bw'izo mpamvu rero nta bugabo bwawe umva nkubwire James bityo nanjye ubu tuvugana sinzongera kukwiteza ahubwo byaba byiza uciyeho ukajya mu kazi kawe ariko aha ni iwanjye kandi uyu munsi mfite akaruhuko kawe ntacyo kavuze ntabwo uri bwirirwe ahangaha ngo ugire icyo ukora n'ubundi kuko urutwa n'imoka imbwa imbwa mu rugo iwanjye imbwa mada kubera agahinda n'umujinya kanjye mu kazi genda abashoboye baze bagira icyo bafasha nawe umunsi wisobanukiwe nyine ukamenya ko uri umugabo aho hose uzaba umugabo kandi unubahwe se madamu ko mbona ubyibushye umeze neza uri kurya iki umugabo yakuguye neza ariko uri umugome wa mugore we uriya mugabo wanjye uretse kumubona mu gihagararo n'isura ariko ubundi ni ifoto yigenda ntabwo wabinkora ngo iki umugabo mwiza kuriya w'iboga ari kuriya nta n'isoni ubu nyine uzabona umuntu ugenda uvuge ngo ni umugabo koko umugabo wa hehe ubona umeze neza warabyibushye urasa neza uwagutuma nyine umugore unezerewe uri mu rugo rwiwe ameze neza nyine wazana njyewe ubu wakubwira agahinda ndaraho kiriya foto y'umugabo nyine tu umugabo wawe ni ibogari ni mwiza ese kuba ibogari ni nako aba ibogari mu buriri ubwo se ko njyewe urimo urarira gutyo njyewe uzi ko reba imyaka mfite ntangiye naramushakishije naramubuze nimbe nawe iyo myaka uyigira byibura atakuraza kurisha umubiri nkanjye ibaze akosesheje reka nkubwire kandi nawe unsubize base wazamunyihere njye nkeneye umuntu ntetesha niba ubona nta kintu akumariye njye uzamunyihere umva nkubwire ngira ibintu uzatware uri kumva uzatware rwose ahubwo umbwiye mwoherereza iri joro uriya uretse kukurisha umubiri nta kindi kintu ashoboye shano kuri njye uzamunyihere naramubuze pe ese ubwo wambwira umugore nkawe ufite amafaranga urasa neza igihagararo ariko urambwira gute ko sheri wamumaze iki iwawe ni igice utabona ku buryo wajya kuzana umuntu uzakurisha umubiri gusa n'amafaranga ufite amafaranga ntacyo amaze amafaranga arakimaze umuntu uzaza abana bari hanze hano bashoboye bafite amafaranga umubwira icyo gukora ukamuhereza amafaranga gusa ahubwo iyo nama ngiriye ariyo yego ndaje nashaka nagenda nkakijugunya muri ruhurura nakijugunya hehe cyakoze wenda nshobora kuzakibika mu rugo kikaba dresse wamunyihereye ko ngiye namubuze nimba ushaka ikikoresha umubiri uzambwiye nyikoherereza ahubwo ugira undangira uwo mwana amwereke utuntu nikore ubuse ngiye urabona ntakeneye gusa neza ntakeneye gusa neza urukarire wowe ufite amafaranga ubuse ngiye noneho nta mafaranga mfite sheri ntago nabura kurira mu rugo navuyeyo ndya mu rugo navuyeyo nywa ndyama neza ukurasa neza reka wibuke ko byose ari we gusa neza ntabona ibyo nshaka nijoro ntacyo bimaze ntacyo uzamunyihere umva nzamukoherereza uzamunyihere pe akurasa neza ni kuri we ntabwo uri kubibona mana we buriya sheri tuvugishije ukuri ujya ubona hari umusore wagukorera ibintu nk'ibyo njya ngukorera ko kuvugishije ukuri reka shuri reka nkubwire njye mbona uri impano nahawe n'Imana cyakoze ngo nza kumbwiza ukuri ni ukuri njye mbona uri impano yanjye kandi numva mbyishimiye cyane sheri yewe ndagukunda kandi nifuza kugukorera buri kimwe cyose sibyo
buri kimwe cyose uzifuza ngira nzakigukorera. yego nkeneye rero mekapu Waburetse nambure ikote ndumva ubushyuhe bumeze nabi. Arashyushye izuba riba rimeze nabi. Iri kote mba nariguriye muri Inganzo shop. Bagira imyenda myiza barambika bagukoraho rikaka. umva mubwire rero sister wanjye uri kumva ibintu nyine byo kuza kunsaba umugabo mbabarira ubu tuvugana urebye ibibazo mfite mu mutwe wanjye sheri nta kandi nakubwiye ngo umunyihere sheri wanjye ntabwo umugabo ari ibirayi uri kunsaba umbwira ngo waburaye byibura nkugaburira ijoro rimwe cyangwa n'icyumweru uri kumva nimba umushaka uzamutwaye ntabwo uriya ari umugabo nakirirwa amanganira sheri twebwe twarababuze kimenye neza zara urabona ko zashaje Byo biragaragara zarashaje. Cyao cyane utwara twiza kabisa kuko ntabwo wakundana nanjye ufite inzara zisa gutya. n'akamekapu n'imisatsi n'imyenda mishyashya Imyenda mishyashya. Sheri ibyo nubigireho ikibazo rwose. Hari shop nzi nakujyanaho bakakwambika rikaka. Bayita Inganzo Media Shop. ndagushimiye Sheri rega ntacyo nazagukorera. Imyenda nzaguha. Buriya sheri nge kamubwira. Sibye no kukujyana mu Nganzo Media Shop. Sibyo? Uze no gucekinga balance yawe. Sibyo? Mbo sheri ntabwo twavuga byinshi urabona amasaha yakuze. Reka dutahe turebe uko bimeze after night. Okay. ndagushimiye Ni wowe wanjye.